niba ujya ubona ibi bimenyetso ku muntu wita inshuti yawe ya nyayo, bwiza umutima wawe ukuri, kuko waba uri kubana n'umuntu utari inshuti yawe nyamagara, ahubwo arimo arashaka kugusiga mu bikomere bikomeye. Ikimenyetso cya mbere cyangwa se impamvu ya mbere igomba gutuma utekereza ko uyu muntu atari inshuti yawe, akwibuka gusa iyo agukeneye. Iyo ari mu bibazo cyangwa se hari icyo agukeneyeho nibwo agusanga. Gusa mu busanzwe nyamara usanga yari ameze nk'umuntu utabaho kuri wowe, aragenda akazimira, kuzamubona biba ari ingorane. Indi mpamvu ya kabiri ukwiye gutekereza ko uyu muntu atari kukwifuriza ubucuti bw'amahoro kuri wowe, ntabwo ajya yishimira iterambere ryawe. Muri make iyo uteye imbere ntabwo ajya yishima, ahubwo araceceka, rimwe na rimwe akarakarira impinduka nziza ziri kukubaho. Indi mpamvu ya gatatu igomba gutuma utekereza ko uyu muntu atarimo kwifuriza ubucuti bwiza hagati yawe nawe, ntajya gushimira by'ukuri mu gihe hari ikintu cyiza wamukoreye. Ibyo umufasha byose ntabwo ajya bifata nk'impano, ahubwo kuri we biba bimeze nk'inshingano wagombaga kuzuza. Indi mpamvu ya gatatu ukwiye kumenya ko iyo nshuti yawe itarimo kwifuriza ikintu cyiza, igiye kwirengagiza iyo iri kumwe n'abandi bantu bashobora kuyigirira inyungu kurusha uko we wayigirira inyungu. Iyi nshuti yawe iyo ihuye n'abandi bantu bashobora kuyifasha byinshi kurusha wowe, akiya Mungu ntabwo ishobora kugufata kuri telefone, iragutererana, nta nubwo yakigera iguhagararira na rimwe mu gihe iri kumwe n'abo bantu bose. Indi mpamvu ya gatanu ni uko uyu muntu atakuvuganira mu gihe udahari. Iyo abandi bagutuka, iyo abandi bagusebya, we ntabwo ashobora na rimwe kukuvuganira, ahubwo aricecekera cyangwa se akiyunga n'abo bantu bari kukuvuga nabi. Indi mpamvu ya gatandatu ukwiye kumenya ko iyo nshuti yawe itarimo kwifuriza akantu keza, utiteka n'iteka kwibutsa amakosa yawe yahahise. Iyi nshuti yawe aho kukwibutsa intambwe nziza wagezeho, ahubwo ihora kwibutsa ikintu kibi wigeze gukora. Imagine inshuti. Indi mpamvu ya karindwi ishobora kukwereka ko inshuti yawe itarimo kwifuriza ikintu cyiza, itarimo kwifuriza ikintu kizima, ishyira imbere inyungu zayo kurusha ubucuti mufitanye. Iyo ibintu bibaye ikibazo, ihora yibaza icyo biyibwiyeyo. Yo akiya Mungu nta kintu biba biyibwiye, nibireba mu maso ubona ko nta kintu na kimwe iri gutekereza ku bibazo byawe. Iyi nayo ni indi mpamvu ikwiye gutuma umenya ko iyo nshuti yawe hari ikintu iri kugushakaho kitari cyiza. Indi mpamvu ya munani, uyu muntu ntabwo ashobora kugutega amatwi mu by'ukuri. Iyo umuganirije aba yirengagije, nta mwanya yakigera aguha cyangwa se ngo yerekane ko arimo kumva. Iyi nayo ni indi mpamvu ishobora kukwereka ko uwo nguwo uri kwita inshuti yawe akiya Mungu atarimo kwifuriza ikintu cyiza. Inshuti yawe mushobora kujya kuganira, igasa naho nta kintu uri kuyibwira kandi uri kuyiganiriza, ikakwereka nta hantu mwahurira, ikakwereka ko itagutega amatwi, nta kintu cyiza ishobora kukwifuriza. Indi mpamvu ya 9 ishobora kukwereka ko uwo muntu uri kwita inshuti hari ikintu ashaka kugukorera kitari cyiza, akenshi na kenshi uzasanga aguhemukira inshuro zirenze imwe, zinarenze inshuro nyinshi, ahubwo arakubabaza hanyuma akagusaba imbabazi igihe hari icyo agukeneyeho. Iyo abonye nta nyungu, akiya Mungu nta mbabazi azigera gusaba. Uyu muntu gusa agufasha abona ko hari inyungu ari kubibonamo, nta kintu na kimwe akora kitamwinjiriza giturutse kuri wowe. Icyo ataboneye inyungu, akiya Mungu ntabwo ajya cyitaho. Indi mpamvu ya 11
nuko agukoresha nk'igikoresho. Afata ubushuti bwanyu nk'amahirwe yo gukoresha imbaraga zawe, akazibyazamo ifaranga, akazibyazamo ibyishimo, cyangwa se izina rye rikaguka yifashishije ubwo bushuti bwawe mufitanye. Indi mpamvu ya 12 ishobora kukwereka ko iyo nshuti yawe itarimo kwifuriza akantu keza, nuko uzasanga yishimira kukubona uri mu bibazo. Iyo ubabaye cyangwa se ufite ikibazo, iba yumva iruhutse, yumva ko iri hejuru yawe. Ubu bushuti, uyu muntu utekereza atya kuri wowe, jya umufata nk'aho hari ikintu cyiza atarimo kwifuriza. Indi mpamvu ya 13 ishobora kukwereka ko uwo nguwo uri kwita inshuti yawe hari ibintu byiza atari ko kwifuriza, aguca intege mu buryo bumeze nk'ubukina. Akubwira amagambo asekeje ariko asekera ku mvugo y'isoni, aragusuzugura mu buryo bwitondewe. Akoresha narcissism yarimo gusuzugura mu gihe murimo muganira, mu gihe arimo aguteberezaho. Abantu benshi bifashisha gutebya kugira ngo babashe kuba bakugusha mu mutego wo kuba wagwa hasi. Iyi nshuti yawe nayo ntuzasanga imeze gutya, uzamenye ko itarimo kwifuriza ikintu cyiza. Indi mpamvu ya 14 ishobora kukwereka ko iyi nshuti yawe itarimo kwifuriza ikintu cyiza, ntabwo yakuvugaho neza mu ruhame. Iyo iri mu bandi, ibyiza byawe ntishobora kubivuga, ahubwo ishaka icyo yakwifashisha ngo abandi baseke, abandi bagusebye. Uyu muntu hakiya Mungu ntabwo ari inshuti kwifuriza ikintu cyiza. Ubushuti bwawe nawe ahora bwifuzamo inyungu gusa. Indi mpamvu ya 15 ishobora kukwereka ko iyi nshuti yawe, uwo muntu uri kwita inshuti, burya atari inshuti yawe ya nyayo, ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma. Ntajya aganira ku hazaza hanyu nawe, aganira gusa ku byo akeneye ubu ngubu. Nta gitekerezo na kimwe afite kijyanye n'uko mwateza imbere ubushuti bwanyu. Yibaze iyo nshuti nawe. Nta kindi, ukimara kumenya ko ateye gutya, ni uguhita tumushyira muri ka gatebo ka za 15, ka za mpamvu 15 muri ba bantu 15 dukwiye kuvuga ko batari inshuti nziza. Inshuti nyayo ni kunyunyuza. Inshuti nyayo iragushyigikira, ikagukunda, kandi igahanira kumva ko utekanye ari uko uri kumwe nayo. Ubonye ibimenyetso, shyira umutima wawe ku ruhande. Nta gikomeye gishingiye ku muntu utagushyigikira. Sangira video n'undi muntu uwo ari we wese wigeze kwibaza niba inshuti zari iz'ukuri. Njyewe nitwa Master Yubo. Iyi channel ni Master Yubo. We love you so much. Kana subscribe, usharinge, wandike igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze kubana nawe umunsi ku wundi. Murakoze.